Yesu ashimwe bene data. Tunejejwe n'Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ibyanditswe byera ku ntego ivuga ku kwezwa. Tuzaba dufite intego nkuru ivuga ngo kwezwa icyangombwa gihesha umuntu gusabana n'Imana no kuzabana nayo iteka. Kwezwa nk'icyangombwa gihesha umuntu gusabana n'Imana muri buno buzima tubayemo, noneho bikazanamuhesha kuzabana nayo iteka. Niyo ntego tuzaganiraho yitwa kwezwa. Twese tubiziranyeho mu bihe byacu bitandukanye byo gusenga. Iyo Imana idusuye usanga ibwira abantu ngo ni mwezwe. Umuntu arashobora kwibaza ngo mbese iyi Imana ivuze ngo ni mwezwe ibishaka ko abantu bakora iki? Akenshi mu materaniro menshi twumva yuko ivuze ngo nibihane, ngo nibature, ariko numva nifuza yuko tuganira tukarebera hamwe yuko kwezwa ari ikintu kirenze cyane kwatura. Nubwo kwatura yaba inzira imwe muri byo, ariko ni ikintu kirenze cyane kwatura, kuko ni ikintu kiduhesha ubuzima busabana n'Imana, cyane yuko Imana ari nayo itweza, nk'uko tuzabibona cyangwa se turi butangire kubibona uyu munsi muri iyi nyigisho. Nitwa Dusabeyezu Theophile, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ku gice cya 12 ku murongo wa 14 haranditswe ngo: mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Murumva yuko kwezwa ari nka tike izahesha umuntu kureba Imana, kandi n'ubundi abazabona Imana bazabana nayo. Petero nawe yandika mu rwandiko rwe rwa mbere ku gice cya mbere ku murongo wa 2 yaravuze ngo: mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka. Gutoranywa kwacu tubiheshwa no kwezwa. Umuntu arezwa, noneho bikamuhesha gutoranywa n'Imana, kuko ni Imana ibana n'abantu bejejwe. Akomeza avuga ngo kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwa amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Amen. Ibintu rero turi butangire kutuvugaho, ariko tukazakomeza no kubivugaho kuko tutari burangize uyu munsi. Ikintu cya mbere tuzibaza ngo ni ukubera iki dukuriye kwezwa. Igisubizo cyacu turi bubone kiravuga ngo dukuriye kwezwa kuko Imana yaduhamagaye nayo ari yera. Icya kabiri turavuga igisobanuro cyo kwezwa mu magambo atatu: kwezwa nko gutandukanywa, kwezwa nko guhanagurwa, no kwezwa nko guhindurwa. Nibyo bintu bitatu ubundi bikubiyemo iri jambo ryitwa kwezwa. Ikindi turibaza ngo kuki Imana idusaba kwezwa kandi ariyo itweza. Iki ntago kizatugora kugisubiza. Impamvu Imana idusaba kwezwa kandi ariyo itweza nuko yaremanye umuntu ubudahangarwa bwo guhitamo. Ntiyakweza ku ngufu, ahubwo habaho imikoranire yo kwakira ibyo yageneye kweza itorero. Kwezwa kwawe rero ni ugukora icyo Imana isaba bezwa gukora, nk'uko gukizwa kwawe byagusabye kwizera. Imana ikoresha iki mu kutweza? Icyo ni ikintu cya kane nacyo tugomba kuzarangiza iyi nyigisho tuzi. Imana ikoresha amaraso ya Yesu, igakoresha ijambo ry'Imana, igakoresha n'umwuka wayo mu kutweza. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo Imana ikoresha itweza. Noneho ikintu cya gatanu kiravuga ngo mbese ko dukunda kuvuga kwezwa iyo tugiye kwatura bihuriye he? Kwatura ni inzira imwe ikoreshwa mu gusubiza ibintu mu buryo iyo umuntu yatanye cyangwa se yavuye mu nzira. Noneho kikaba n'igihamya cy'uko umuntu yihannye by'ukuri. Muribuka yuko Zakayo ubwo yihanaga yaturiye Yesu akamubwira ati abo nibye ndabishyura. Ariko ntago ari ukwatura gusa, ahubwo nyine ni ugukemura ibibazo wateje. Kwatura kudaherekejwe no gusubiza ibintu mu buryo ntacyo kuba kumaze. Tugiye rero kureba noneho amagambo arambuye. Imirongo twasomye ndetse n'indi myinshi muri Bibiliya ihamya ko umuntu adashobora kuzabana n'Imana yera kandi we atera. Ntago byashoboka. Ibi rero bihita bizana ikibazo mu mutima w'abashaka kuzabana n'Imana kigira kiti: kwezwa ni iki? Umuntu yera ate? Umuntu yezwa nande? N'ibindi bibazo bitandukanye bimeze gutyo. Reka rero dutangirire kuri cya kintu cyacu cya mbere
twibajijwe ngo mbese kuki dukwiriye kwezwa? Igisubizo hano twagitanze. Ni ukubera iki Imana ishaka yuko tubabera. Reka tubaze ibyanditswe, kuko iyo utazi impamvu y'ikintu burya no kugikora birakugora. Kugira ngo ukore ikintu, hari igihe kimwe Petero yari ari kumwe na Yesu aboza ibirenge, noneho Petero kuko atumvaga ibyo ari byo, aramubwira ati ngewe ntabwo uzanyoza ibirenge. Yumvaga ahari aza kuba amusuzuguye, ariko Yesu aramubwira ati nintakoza ibirenge ntacyo tuza kuba duhuriyeho. Petero yumva ni ikintu gikomeye, yumva ni ikintu cyatuma yamburwa isano yari afitanye n'umwami we yakundaga. Ahita avuga ati niba ari ibyo noneho nyoza umubiri wose, kuko yari amenye impamvu. Yari amenye yuko hari ibanga rihishwe inyuma yuko kuboza ibirenge. Natwe rero iyo tutazi ikintu ntabwo tugikora. Ni ukubera iki Imana idusaba kwezwa. Abarewi igice cya 19 ku murongo wa 2 haranditswe ngo bwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose uti mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Imana ishaka ko twera kuko nayo ari iyera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ku gice cya mbere ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 haravuga ngo mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Imana nk'umubyeyi w'imico myiza wese ishaka ko abana bayo nabo bayigana, bakigana kwera kwayo, bakigana urukundo rwayo, bakigana gukiranuka kwayo, bakigana amahoro yayo. Tukaba abana ariko duhora ducunga, duhora twiga ingeso za data. Muri izo rero igikomeye kuruta ikindi, ikintu Imana irusha ibindi bigirwamana byose, nuko Imana yera. Haleluya! Ishaka yuko rero natwe tuba abera. Dukwiriye kwera kuko Imana yaduhamagaye ari yera. Ikindi kibazo rero twavuze turi bwibaze kiravuga ngo mbese kwezwa ni iki? Nkuko twabivuze mu magambo abanza, hari amagambo 3 asobanurwamo kwezwa. Hari ugutandukanywa, hari uguhanagurwa ndetse no guhindurwa. Ni ibintu bigeze kuri 3. Iyo ubuze kimwe muri ibi, ibindi nabyo nta mumaro bikugirira. Duhereye ku cyambere, kwezwa nko gutandukanywa. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto ku gice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18 yarababwiye ngo nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Imana ishaka yuko twitandukanya n'ibidatunganye. Ubundi ubumwe mu busobanuro bwo kwezwa cyangwa se bwo kugutandukanywa, iyo Imana iduhamagaye idutandukanya n'ibindi kugira ngo idukoreshe imirimo y'ingenzi, cyangwa se kugira ngo idukoreshe mu buryo butandukanye n'ubundi. Nicyo mu Cyongereza bita ngo to put apart for special use, kugushyira ku ruhande kugira ngo ukoreshwe ibintu by'ingenzi cyangwa se biri speciale bidasanzwe. Aha twatanga urugero nk'uburyo isabato yatoranijwe. Ntabwo isabato yari yakoze ibyaha ngo bayeze bayihanagure, oya, ahubwo yashyizwe ku ruhande mu yindi minsi 7. Imana iravuga ngo uyu wo uzajya ukorwaho ibintu bidasanzwe. Nicyo wari watoranirijwe, ni kuba umunsi udasanzwe ugereranijwe n'iyindi. Uko ni nako Imana yatoranije abana b'imfura, nyuma iza gutoranya n'Abalewi, ibashyira ku ruhande kugira ngo ibakoreshe imirimo runaka idasanzwe. Kuva 13 umurongo wa 2 haranditswe ngo mweze uburiza bwose bwo mu Bisiraheli bubu bwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko iyo ukijijwe uba ushyizwe ku ruhande n'Imana kubwo gukoreshwa iby'umumaro, nk'uko Paulo yagize ati nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Urwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo ku gice cya 2 ku murongo wa 21. Kumenya ibi, iyo umuntu amenye yuko yahamagariwe misiyo imutandukanya kandi ikaba ari misiyo idasanzwe,
ni intambwe ikomeye iguhesha kwezwa kubwo kwitandukanya n'ibitejejwe, kuko birumvikana ko iyo wegereye umwanda nawe urandura. Iyo wegereye ibyanduye nawe urandura. Ukwiriye rero kwitandukanya n'ibyanduye, kuko Imana ishaka yuko witandukanya koko, kandi ibi bihera mu mutwe, ibi bihera mu bitekerezo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari inyigisho zitugora kwigisha mu itorero, kuko abantu twigisha batamenye ko umuhamagaro w'ijuru twahamagawe udutandukanya n'andi moko. Uri umusore watandukanijwe n'abandi basore, uri umukobwa watandukanijwe n'abandi bakobwa, kandi ibi bibanziriza muri wowe imbere kubwo kubimenya, abandi bakabona ibimenyetso byabyo inyuma. Petero yaravuze ati, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Biragaragaza yuko Imana yaduhamagaye mu buryo bw'umwihariko. Muri ubwoko bwatoranijwe, mwebweho ni ijambo rifata abantu rikabashyira ku ruhande rikabatandukanya n'abandi. Biragaragara rero ko Imana yadutandukanije n'isi kugira ngo tuyikorere imirimo y'ubutambyi, kandi iyi mirimo y'ubutambyi bivuze guhuza abantu n'Imana. Bibiliya igaragaza kandi ko Imana yatugize abami. Aha bisobanuye ko yaduhaye ubutware bwo gutegeka ibitegeka abandi, kuko umwami ni umuntu uba ufite autorite, ubutware. Ibintu ukabibwira ngo hoya, ibindi ukabibwira ngo ye. Yohana igice cya 17 ku murongo wa 16, Yesu yaravuze ngo sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Yari ariho avuga abigishwa be, agaragaza yuko amagambo yababwiye n'inyigisho yabahaye n'umuhamagaro yabahamagaye wabatandukanije n'ab'isi. Ntago rero ushobora kuzabaho ubuzima bwejejwe mu gihe cyose utarumva yuko utandukanye n'ibyanduye, mu gihe cyose utarumva yuko hari specialite, hari ikintu kidasanzwe ufite gituma udakwiriye kwitwara nk'abandi. Ibyanduye bizajya biza ubijyemo kubera yuko udafite uwo mwihariko muri wowe. Mbese wari ubizi? Bimenye kandi ugende ubisengere musaba Imana kuguhishurira uko ishaka, utangire ukora imirimo y'Imana utarwana no kumera nk'abandi, ahubwo ujye urwana no kumera uko Imana yashatse ko umera. Ntabwo dukwiriye kuba turwana intambara zo gushaka kuririmba nk'ab'isi, kugeza ubwo tunabatumira kudufasha muri uwo murimo, kuko tuzi ko umuhamagaro wacu dusaba gukora ibintu uko Imana ibishaka, nubwo abantu bose babigaya. Ntabwo bikwiriye yuko uhamagara umuntu utazi Imana ngo azahimbaza Imana. Azayihimbaza ate se kandi atazi uburyo Imana ihimbazwa? Azayikorera ate se kandi atazi uburyo Imana ikorerwa? Cyane ko icy'ingenzi atari ibikorwa, ahubwo ni intego ituma umuntu abikora n'uburyo abikora. Dukwiriye rero kumenya yuko Imana yaduhamagariye gutandukana n'ab'isi. Amahame abagenga si yatugenga.